Dutangiranye inkuru yacu n'umukobwa witwa Cecilia yari yibereye mu kazi ke bisanzwe yakoraga ko mu rugo, arimo yiririmbira yishimye afite kuraje nyinshi kandi niko yahoraga igihe cyose. Yibereye mu kazi ke rero yagiye kumva yumva umuntu arasonye ariko abanza kubyihorera kugira ngo yumve ko asubiramo indi nshuro. Uwo muntu yarongeye arasona ndetse ntiyabikora rimwe gusa, abikora inshuro nyinshi bigera n'aho atangira kuvuza ihoni ry'imodoka. Cecilia yashatse kujya gufungura ariko yibuka ko bamubujije. Bari baramubwiye bati ntukajye ufungurira abantu bose ubonye, nta muntu n'umwe ujya uza hano kutureba adafite nimero za telefoni zacu. Ntihazajya haba hari umuntu twahanye gahunda ko ari buze hano, tuzajya tubanza tukumenyeshe nawe uzajya uba ubizi. Yamaze kwibuka ibyo byose bamubwiye, yibuka n'ukuntu yagiye abirengaho inshuro nyinshi bakabimutonganyiriza cyane, nuko aravuga ati kuri iyi nshuro noneho nta rindi kosa ndi bukore, uyu muntu ndamwihorera paka banyihamagariye bakambwira ko ari ngombwa kujya kumukingurira. Yakomeje kwikorera akazi ke na morale nyinshi cyane, nuko agiye kumva yumva umukobwa witwa Rana wo muri urwo rugo amuguye hejuru kandi yarakaye cyane, nuko atangira kumwuka inabi ati ariko nk'ubwo uri mu biki? Mu gihe uwo muntu yahereye asona byanagera akavuza amahoni y'imodoka, ntabwo urimo kubyumva koko? Va muri iyo micezo yawe ubanza ujye gufungura vuba. Cecilia yashatse kwisobanura maze Rana aramubwira ati ceceka aho ngaho, dore ko ugiye gutangira ukavangavanga ayo magambo yawe menshi adafitiye gahunda, utangira kwisobanura ubusa, jya gukingura vuba vuba. Cecilia yahise agenda nuko ajya gufungura, nuko atungurwa no kubona uwo musore yari amaze gukingurira. Yari abonye ameze neza nk'umuntu uri ku mafoto amanitse muri salo, mu mafoto yari ahari muri kadire, nuko ahita amubwira ati muraho neza. Nuko undi nawe aramwikiriza ariko yari yarakaye kubera ukuntu bari bamuhejeje inyuma y'urugi. Cecilia yahise atangira kumubwira ati none se ubu si wowe njya mbona hariya ra? James utari ufite umwanya na muke wo kumuvugisha yahise amubwira ati ibyo bintu utangiye kumubwira ndumva ntazi ibyo ari byo, va mu nzira ntambuka ahubwo ntakugonga. Cecilia yahise agira ubwoba atekereje ko uwo muntu yari yahejeje inyuma y'urugi ashobora kuba ari uwo muri urwo rugo. Nuko yihagararaho atangira kwibwira mu mutima ati njyewe ndarengana kuko nta kintu na kimwe bari bigeze bambwira. Uwo musore yaratambutse nuko aparika imodoka ye, arangije avamo. Wa mukobwa witwa Rana nawe yari yahageze yaje kumuyambira, nuko batangira guhoberana n'uwo musore ati James yambi nari nkukumbuye cyane, none se kutari watubwiye kuri buze? James ati nashakaga kubatungura gusa nanjye nari mbakumbuye cyane. Bahise binjira mu nzu ari nako bakomeza kuganira. James abaza Rana ati mama ari hehe se ko nawe mukumbuye cyane? Rana amubwira ko hari umuntu yagiye kureba ariko ko atari butinde. Cecilia yahise abyumva ahita amenya ko koko James ari uwaho ngaho muri urwo rugo. We na Rana bari bafitanye urukumbuzi rwinshi cyane, nuko bakomeza kubwirana amakuru dore ko batari baherukanye. James ageze aramubaza ati none se uriya mukobwa waje gufungura nuba hehe ko ntamumenye? Rana ati iriya njiji y'umukobwa ngo ni Cecilia, ni umukozi ariko sinzi ahantu mama yamukuye rwose. James ati umukozi? Akaba yari yanze kuza kunkingurira nkamara amasaha angana kuri inyuma y'urugi? James akomeza kuvuga ati nanze kugira byinshi mubaza kuko ntari muzi, usibye ko nabonye asa n'umuntu wamenyera cyane kubera amagambo yaratangiye kumbwira. Hita umuhamagara azi hano ansobanura ukuntu aheza abantu inyuma y'urugi. Cecilia bahise bamuhamagara, maze kubera ukuntu bari baramukuye umutima baramubwiye bati igihe cyose uhamagawe ugomba kuzajya uhita witabisha amaguru kandi nyine ntutinde, utitaye ku byo urimo gukora byose ugomba kuzajya uhita uza.
Cecile icyo gihe bamuhamagaye arimo kunywa amazi afite igikombe mu ntoki, maze kubera igihunga ahita aza yirukanka, ya mazi yari amaze kumiranuka aramukora nuko atangira gukorora. Yabageze imbere arimo gukorora cyane afite igikombe mu ntoki atibutse no kubanza kugitereka hasi, nuko James amurebye abonye ukuntu arimo gukorora nuko ahita yipfuka mu maso. Rana we yari yamurebye yumiwe n'isesemi nyinshi cyane, atari uyu mukobwa ubu ni gatiki, ni ukubera icyo utabanza ngo ukorerere hirya iyo ubone kuza kwitaba abantu, ubundi si ubwo ibyo bikombe uzanye hano muri salo ubizanye kumara iki? Niba tuguhamagaye hari ibyo wakoraga ntabwo wabishyira hamwe ukabanza ukaza ukitaba, umunsi umwe tuzaguhamagara witabane n'amasafuriya hano muri salo. Cecilia yari agiye guhita atangira kumubwira ati ariko mwambwiye ko igihe cyose mumpamagaye mugomba guhita mumbona, nuko Rana aramucecekesha ati ceceka aho ngaho vuba se, ahita afata kwa kuboko ko ari gufasha igikombe nuko arakugoronzora ati n'indi nshuro ntibakaguhamagare ngo uze hano muri salo n'ibintu byose ubonye ngo utangire ubyikorere, utazajya unadusebya hari n'abashyitsi. Cecilia kumufata ukuboko gutya akakugoronzora yarababaye cyane, nuko ahita aryama no hasi atangira gutaka cyane. Nuko Rana ahita amubwira ati ubwo se uri kwitakishwa gutyo mu biki? Reka gukomeza gukabiriza ibintu, hita uhaguruka vuba vuba ugende. Cecilia yahise ahaguruka aragenda, n'icyo bari bamuhamagariye batakimubwiye. Amaze kugenda James yahise abaza Rana atari ko se mu by'ukuri uriya mukobwa umeze kuriya mwamukuye hehe? Rana ati nakubwiye ko ari mama wamuzanye, nanjye rwose sinzi iyo yamuvanye. Ariko igihe cyagutangaza buriya ni uko mama adashobora no kumwirukana. Ariko uriya mukobwa njye bagiye kuzansaza, anisha umutwe, ahora asakuza, ahora ubona ari mu bintu by'akavuyo, rwose sinzi ko umuntu yakomeza kumwihanganira. James ati hano simamaze akanya, ariko mu kanya gato mubonye rwose mbonye kubana nawe bitoroshye. Ranakomeza kubikabiriza atuza urusaka bafite. Mana yanjye sinzi ukuntu nabigusobanurira, nawe mu minsi igiye gukurikiraho uraza kubyibonera, gusa nyine ubwo uje nibura uzamfasha mama ntukamwirukane. Mama wa James ahaziye Rana yahise atangira kumubwira ati uriya mukobwa ugomba kumwirukana, ahora agira amafuti menshi cyane, ariko icyakwereka ibyo yakoreye James uyu munsi uzi ko yamuhejeje hanze. Nuko mama wa Rana ati none se wowe ntabwo wari uhari, kuki ubundi utagiye kumufungurira? Ntabwo wari uzi ko ari buze? Niba kandi utari wabwiye Cecilia ko hari umuntu uri buze, urumva yagombaga kujya gukingura kubera iki kandi ubizi neza ko twamubujije? Nuko Rana atugutangiye kumuburanira, sinzi impamvu igihe cyose umurengera, sinzi ibintu rwose yaguhaye. Nuko mama James ahita amubwira ati njyewe rero ubundi sinkunda no guhindagura abakozi buri munsi, apfa kuba akora akazi ke neza, ibindi byose umuntu aba ashobora kumufasha bigakunda. Naho ibyo bindi ukomeza kumurega ngo aragusakuriza, nyine aba yifitiye morali yiririmbira anibyinira, ibyo ngibyo njye mba numva ntacyo bitwaye. Buriya wabona ari byo bimwongerera kuraje zo kuba yabasha gukora kariya kazi ke, kandi aracyari na mushyashya hano, wenda igihe kizagera ahinduke amere neza nk'uko tubyifuza. Iminsi yakurikiyeho Cecilia yatangiye kugerageza kugabanya gusaragurika nk'uko bari barabimubwiye, nuko atangira kugerageza kugabanyaho gakeya, ariko James we yari asigaye amubona noneho kugira ngo amurakaze ahubwo akisekera. James ariko n'ubundi we yamubonaga gake gashoboka kuko yavaga ku kazi atinze, ariko nanone yakundaga kuryama atinze cyane, kandi mbere yo kuryama yabaga afite ibintu byinshi agomba gukora ku mashini ye. Ni ukuvuga ngo yabaga ku kazi agafata amafunguro ye, ubundi agahita afata mashine akagira utuntu barimo gukora. Rimwe na rimwe hari igihe amasaha y'ijoro yageraga atangiye kunanirwa cyane, mashine akayisiga aho ngaho
hakabaho n'igihe ayisize atayizimije. Iyo yamaraga kugenda ariko ikintu atarazi bigitangira ni uko Cecilia yahitaga aza kuri mashine ye nuko agatangira gukina game yabagamo yakundaga cyane. Yatangiraga kuyikina ku buryo hari n'igihe yashidukaga bwenda kumukeraho. Yabigize akamenyero igihe cyose James agiye kuryama agahita aza akamugira ku mashini yacungaga akagenda, ubundi nawe agahita aza agafatiraho. Gusa nubwo yabikoze kenshi kubw'amahirwe ye James yari ataramufata. Umunsi umwe bwari bwije ariko Cecilia atararyama. James n'ubundi hari ibintu yari akirimo gukorera kuri mashine ye, nuko umuntu aramuhamagara nuko amubwira ko ashaka ko bavugana. Nuko James amuhereza gahunda yo mu minota nk'itanu karaba agiye gusoza ibintu yari arimo gukora bakaza kuvugana. Nuko mbere y'uko agenda kuvugana n'uwo muntu ahamagara Cecilia aramubwira ati nzanira amazi yo kunywa. Cecilia akizana ikirahure cy'amazi nk'uko James yari abimusabye, yahise ahagera nuko asanga James arahagurutse aragiye ari kuvugira kuri telefone. Nuko Cecilia ahita yishima, ahita atereka agatebe rwose aho ngaho imbere ya mashine, nuko yimeza neza atangira kujya muri game. Yicaye neza imbere ya mashine rwose nk'aho ari iye, ariko anatungurwa no gusanga James nawe yari yashyizemo iyo game arimo kuyikina. Nuko biramutungura cyane ati wow, burya James nawe ni umufana wa game yanjye, reka nkomereze aho yaragereje. Yarakomeje araryoherwa nuko arakina reka sinakubwira, nuko abona n'umukino arawurangije aranawutsinze. Nuko bamubwira congratulations akirimo guserebura ko atsinze, yizihiwe cyane byamunejeje kuko niyo nshuro ya mbere yaratsinze. James yahise azanuka mugwaho asanga nyamukobwa yimejeje neza ku mashine ye arimo araserebura ibintu byacitse. James byaramurenze abura n'ikintu yamukorera. Yabanje kumwitegereza ukuntu arimo guserebura nta kintu amubwira, nuko ageze ahatangira kumutonganya ati ariko se ninde waguhaye uburenganzira bwo kuza kuri laptop yanjye? Nta soni ubwo uba ufite? Cecilia yahise yikanga ko ntiyari yanamubonye, nuko ubwoba buramwica. Nuko James aramubwira ati ibi ngibi nabikekaga, n'ubundi nari mbizi ko ujya uza kuri mashine yanjye ugakina izo game zawe, none ndakwifatiye. Cecilia yarakanuye abura icyo avuga kuko yari abizi neza ko ari mu mafuti, ko yafashe mashini y'abandi atabanje no kuyitira. Nuko James akomeza kumubwira ati nk'ubwo ngubwo unsibiye fayiro zanjye wansobanurira ngo iki koko? Haguruka vuba vuba ugende kandi sinzongere kukubona ku mashini yanjye, ibi biba ubwa mbere n'ubwa nyuma. Cecilia yaragiye, hanyuma James ahita acomokora mashine vuba vuba nuko aranayizimya, ariko agiye kuyifata ngo agende yakomye cya kirahure cy'amazi kuko nta nubwo yari yakibonye, ntabwo yari yabonye ahantu Cecilia yagiteretse. Nuko amazi yose ahita ameneka muri mashine na cya kirahure kiramucika kikubita hasi kiramenagurika. Cecilia wari utaragera kure yarabyumvise, ahita amenya ko ari cya kirahure yari yazanye kimenetse. Nuko ahita afata umweyo ngo aze yakubure utwo ducece twose, hanyuma dushyire hamwe ajya kutujugunya. Ahageze yasanze James yari utwo yatangiye kugenda ashyira hamwe n'intoki, nuko ahita amubwira ati boss reka mbafashe. Nuko atangira gukubura aturunda hamwe adushyira ku kantu ngo ajye kutujugunya, ariko ataragenda ahita abona agasate kamwe k'ikirahure kafashwe ahantu munsi y'intebe, nuko arwana no kugakurayo, ariko kubw'ibyago kaza kumukata mu kiganza mu bintu atatekerezaga. Cecilia yashidutse arimo kuvirirana, nuko James amubonye arikanga
kubera ukuntu amaraso yari ari kuva yari menshi cyane. Yahise ashaka ukuntu yamufasha, yibuka ko hari utuntu tw'udupfuko yigeze kuzana, nuko ahita agenda aratuzana atangira kumushyiriraho, arangije ashyiraho na bandage kugira ngo hadakomeza kuva cyane. Nuko atangira kumuhumuriza ati ihangane humura biraza kugenda neza. Cecilia muri icyo gihe yari ahuye n'akaga gakomeye cyane. Akaboko kamwe Rana yari yarakagoronzoye cya gihe ubwo yabasangaga muri salo, none n'akandi ikirahure cyari kimukase kandi n'akambere hari hatarakira neza. Yagombaga gukora akazi ke yigengesereye cyane. Muri iryo joro Rana yumvishe ikirahure cyikubita hasi, akomeza no kumva abantu bavuga, nuko arabyuka aza kureba. Ahageze ababazwa no gusanga James arimo araha keya Cecilia, arimo amushyirira agapfuko neza ku gisebe. Cecilia nawe arimo kumushimira amubwira ngo ni umuntu mwiza cyane, ntabwo ari umuntu uwo ari we wese wapfa gukora ibintu nk'ibyo. Nuko akomeza kubyitegereza, agahinda kamwuzura umutima ati kiriya gikobwa nyamara mana yanjye ntabwo kizava muri uru rugo amahoro, nka buriya biriya barimo ni ibiki, uzi ko ashaka kuntwara James wanjye. Ibaza ariko abantu bumvise ko James yakundanye n'umukobwa wari umukozi wacu koko, ese ubwo byaba bimeze bite? Ntabwo rwose agomba kumuntwara, naba nsebye cyane nanjye naba nkabije. Yakomeje kubitegereza, nuko agahinda gakomeza kumwica. Yahise akatanuka aranigendera, yanga no kugira ikintu na kimwe avuga, gusa yarabibonye neza ko Cecilia ikirahure cyamwishe. Yaraye nijoro umujinya ari wose atekereza ikintu yazakora kugira ngo Cecilia azava aho ngaho agende. Nuko akomeza no gutekereza ubugome bwinshi yamukorera, kuko yabonaga ari mu kumubangamira cyane. Bukeye mu gitondo Cecilia yatunguwe no gusanga ibyombo byose ari ibyakoreshejwe ndetse n'ibyari bibitse byose biri aho ngaho, bisa nk'aho ari we bitegereje. Amasafuriya bakoreshaga ndetse n'ayo bari barabitse byose biri aho ngaho. Nuko abihagarara imbere atangira kwibaza ikintu ari bubikorere n'ukuntu yari azi amaboko ye ameze. Nuko aranamusanga aho ngaho ahagaze, atangira kumutonganya ati ariko se muko, ubwo bunebwe ubyukanye noneho ni bwoko ki, ko mbona ubyutse wigorora? Ntabwo uri kubona ko ibyo bintu byose ari wowe bitegereje? Cecilia yahise amubwira ati uzi ko nibagiye kukubwira, naraye ngize agisida ikirahure. Atararangiza kuvuga Rana ati byose ndabizi, kandi ntabwo ibyo ngibyo ari ibibazo byanjye. Aya masafuriya uyoze aze kuza ameze neza nk'uko twayazanye tuyakura aho twayaguriye, mbese nyine aza ameze nk'uko ajya asohoka mu ruganda ameze. Cecilia yarababaye ariko arabihisha nk'uko yari asanzwe yimereye, nuko arihangana arabyoza. Ariko nyine yabyozaga arimo gushira, ariko akihangana. Nuko atangira kwiririmbira twa turirimbo twe, nuko akomeza kwisekera rwose nk'aho nta n'icyabaye. Rana aho yamureberaga mu idirishya umujinya waramwicaga, ati ukuntu kitajya kinababara nibyo bintu bikomeza kundwaza. Sinzi ukuntu uriya mukobwa ameze, ikintu icyo ari cyo cyose wamukorera ntashobora kubabara, sinzi rwose. Umujinya waramwishe, ati ariko se buriya ndamukorera iki kugira ngo arakare? Yahise agenda afata imyenda ye yose, nuko araza ayihereza Cecilia. Hari harimo n'iyo Cecilia yari yafuze ubushize, nuko ahita amubwira ati ariko nk'iyi ngiyi wayikuramo kuko narayimeshe. Rana aturinda uvuga se ngo warayimeshe ko atari wowe uyambara ngo umenye niba yanduye cyangwa itanduye, njyewe icyo nkeneye ni uko isubirwamo. Nuko Cecilia aramubwira ati ese ubundi ubungubu ko ugiye kuyimesa ukererewe, ubungubu iruma ryari? Ibyiza ni uko umuntu yari kuba yayihereyeho mu gitondo. Nuko Rana ahita amushihura
atari ko se kuri kwivugisha gutyo nk'aho atari wowe ugiye kubimesa, byose ni wowe bireba. Nyuma yo koza biriya byombo ubwo wari uzi ko akazi kose rero ukarangije, tangira umese rwose. Cecilia ati Rana ngirira impuhwe rwose, ni ukuri reba ukomeze, amaboko yanjye yose nta na kumwe kuzima mfite. Rana ati nushake rega umesesha ayo maguru yawe, ibyo ntacyo bimbwiye ngewe, icyo mfa ni ukubona imyenda yanjye ikeye kandi nyine imeze neza. Iby'amaboko yawe no kuba kubabaza ibyo ntacyo bindebaho, genda kandi ntukomeze kunstressa. Cecilia yahise afata ya myenda yose ajya aho yameseraga, nuko akomeza kuyitegereza akibaza ati ariko se ubu noneho iyi myenda yo ko nigenje ndayimesa gute koko? Nuko atangira gusabira Imana ati Mana yanjye ndagusabye imbaraga, umpe kwihangana, umpe n'ubushobozi bwo kubasha kumesa iyi myenda. Yatangiye bimugoye cyane, ariko ageze aho yumva arabyakiriye, arihangana aramesa, abona bitangiye gukunda. Arimo kumesa James yahise aza, nuko amubona arimo kumesa iyo myenda ingana gutyo yose, ahita agenda amwegera, afata kwa kuboko Rana yigeze kugoronzora, nuko atangira kukunyeganyeza kujyana hirya no hino. Cecilia atangira gutaka amusaba imbabazi ngo namurekure, nuko James ahita amubwira ati nashakaga kureba ko aka kaboko kakize, none ubwo urimo gutaka cyane bivuze ko utari wakira. Nuko ahita areba no kuri kwa kuboko kundi, ikirahure cyaraye gikase, abona igisebe kirasamye. James yabonye ukuntu icyo gisebe kimeze, abona n'ukuntu arimo kumesa imyenda, ubwoba buramwica, atangira no kwipfuka mu maso. Atari ko se ubu koko utambeshye urimo kumesa imyenda n'aka kaboko ukumva bimeze bite? None se ubundi ko mbona iyi myenda urimo kumesa ari iya Rana gusa, waba wigeze umubwira ibibazo amaboko yawe afite? Cecilia ahita amusubiza ati ibyo ntibiguhangayikishe James, nta kibazo ndaza kubimesa byose kandi biri buke humura. James yahise agenda ariko arakaye cyane, asanga Rana aho yari ari mu ntebe ariko yaziryamyemo arimo kwiyumvira imiziki. Atangira kumutonganya atari kubwo nta soni, uraryamye n'amayekuteri mu matwi urimo urumva umuziki n'iriya myenda wahaye Cecilia. Nuko Rana atangira kumubwira ati none se ko numva wagira ngo kumuha imyenda ni ikibazo, ntago mu kazi yaje gukora hano harimo no kumesa? James wakomeje gutungurwa cyane n'iyo myitwarire ya Rana, atari ko se Rana guha Cecilia iriya myenda yose n'igisebe afite mu kiganza, ubizi neza ko na ka kaboko ke katarakira, ubwo koko wari ugamije iki? Rana ati noneho ndumva imyenda yanjye ihindutse icyaha. James ati hoya, ntago rwose ari uguhinduka icyaha, ariko nk'umuntu ufite ubumuntu ntago wakabaye ubikora. Urabizi njyewe sinjya nshyigikira amafuti, umuntu uwo ari we wese niyo twaba turi inshuti magara, ariko iyo yakoze amafuti rwose ntago njyewe njya mbyumva. Noneho rero reka dufashanye, genda ufate iriya myenda yawe yose uyimesere. Rana ati njyewe nyimesere? Sinshobora kuyimesa. None se uriya mukozi yaba yaraje hano aje gukora iki? James ati genda uyimwake uyimesere niko mvuze, sinshaka kandi kumuguteza kugira ngo atavuga ngo ndamugusuzuguje. Mu kinyabupfura reka tubikemure rwose, ngaho genda umubwire uti reka ngufashe tumese iyi myenda irangire vuba. Ibyo biraba bihagije, nibura umufashe birangire vuba. Buriya wowe nk'umuntu waguha biriya byenda byose ukayimesa n'ukuboko kumeze kuriya n'igisebe, wavuga ngo iki koko? Rana ararakara ati noneho ndumva imyenda yanjye itangiye no guhinduka ibyenda. James ati umbabarire Rana, umbabarire ko binshitse rwose mvuze nabi, ngaho genda umufashe.
Rana akomeza kuvuga ati njyewe ntaho ndi bujye, ntabwo ndi bujye kumufasha. James ati niba utabikoze ndagenda mubuze kukumesera, kandi hagati yanjye nawe uzi neza uwo yakumvira uwo ari we. Rana ahita arakara ati ubwo se ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ko nyine hano atari iwacu katanyumvira? Njyewe n'ubundi ndabizi neza ko mutankunda, nubwo mwandeze muvuga ngo ndi nk'umwana mu rugo, ariko maze kubibona neza ko nta rukundo mukimfitiye, bisa nkaho mwandambiwe. Niba rero mutakinshaka muzavuge nigendere. Cecilia byose yahise abyumva, ahita amenya ko burya bamureze katari n'umwana wabo, ariko nyine byaramutunguye cyane kubera ukuntu yabonaga Rana yitwara. Rana noneho yahise yemera kujya kumufasha, nuko agenda yitonganya. Gusa Rana nubwo yarababaye akagenda yitonganya gutyo, ariko yarenganyaga James, kuko nk'umuntu ushyira mu gaciro koko ntago yakabaye yari yakoze ibintu nk'ibyo ngibyo ngo atinyuke kumuha imyenda ingana gutyo, kandi yaramweretse ko afite ikibazo. Ubundi Rana bari baramufasha ari umwana mutoya, baramurera kandi bamurera nk'umwana wabo, nta n'ikibazo na kimwe bajyaga bagirana, bari baramureze bamukunze cyane. Abantu benshi bari bazi ko ari umwana wabo, ntabwo bari bazi ko ari umwana bafashe bakamurera akiri mutoya, kereka nk'abantu bo mu miryango yabo ndetse n'inshuti zabo za hafi kandi nazo za kera, nibo bari bazi iby'ukuntu Rana yaje muri urwo rugo. Rana ubundi yari asanzwe avuka mu muryango utishoboye, kandi iwabo bari bafite utwana twinshi cyane, nuko mama James aza kumufata aramwirerera, amurera nk'umwana we. Gusa Rana uko yagendaga akura yatangiye kugenda ahinduka, yibagirwa n'aho yavuye, ku buryo nabo mu miryango yabo yari asigaye abihakana, akavuga ko nta kintu bapfana. Noneho kandi bazaga no kubasura aho yabaga kwa James, rimwe na rimwe akabaca amazi, bisa naho adatewe ishema nabo, kuko yabaga abona barimo kumusebya. Yabonaga urwego asigaye ariho ntaho ruhuriye n'urwo abo bene wabo bari bariho, akabona ari abantu batandukanye cyane, bigatuma nyine ashaka no gutangira kubihakana. James yarabibonaga akababazwa n'iyo myitwarire, ariko akanga kugira icyo avuga, kuko yari abizi ko iyo amuhannyeho gatoya ahita atangira kumubwira ngo impamvu amubwira gutyo ngo nuko atari mushiki we mu maraso. Niyo mpamvu akenshi yakundaga kwifata ntagire ibintu byinshi amubwira. Rana we rero nta nubwo yajyaga atekereza ko James amugaya kuri iyo myitwarire, ahubwo yari azi ko James amukunda, kubera ko nawe yakundaga James cyane. Yahoraga ategereje wenda ko James hari ikintu yazamubwira, kuko yumvaga ko gukundana kwabo nta kintu byaba bitwaye, kubera ko nta sano ryo mu maraso bari bafitanye. Rana yabikekaga kubera ukuntu yabonaga James ubusanzwe yamwitagaho cyane, ariko James we nta kindi yabikoraga nyine nk'uko yabikorera mushiki we, kuko yamufataga nka mushiki we neza, ariko Rana we ntabibone, ahubwo agatangira gutekereza ko wenda ari urukundo. Niyo mpamvu Rana yatangiriye no kugirira ishyari Cecilia, kuko yabonaga ko hari ukuntu asigaye abanye na James, kandi akabona ko James asigaye amuha umwanya mwinshi, bigatuma we uko bari basanzwe babanye mbere bisa nkaho byahindutse. Niyo mpamvu yumvaga Cecilia uko byagenda kose agomba kugenda we akisiganira na James bonyine. Icyo gihe Rana yasanze Cecilia barimo gufashanya kumesa, yari yarakaye cyane atarimo no kuvuga. Cecilia wari usanzwe yikundira kwisabanira n'abantu, atangira kumubarira inkuru zisekeje byibuze kugira ngo baseke. Rana ariko aho guseka ahubwo akarushaho kurakara,
yumva atangiye no kubangamirwa cyane birutwa n'uko yaba ari wenyine, nuko ahita amubwira ati ngaho genda igendere iyi myenda ndayimesera, jya gushaka ikindi kintu wakora ndabizi uba ufite akazi kenshi. Cecilia yahise ahaguruka kugira ngo ajye guteka, ariko kugenda yagendaga atekereza ati ariko se uriya mukobwa niba koko baramufashe bakamurera, wenda banamukuye n'ahantu habi mu mibereho itari yifashije, ubu koko ni kuriya yakabaye yitwara? Njyewe rwose ngize Imana nkabona abantu bamfasha ntago nakitwara kuriya, yewe cyakoze nzaba mbarirwa da. Yakomeje gutekereza byinshi ariko ntiyabitindaho, aragenda ajya mu gikoni ajya kwitekera, nuko Rana nawe asigara arimo kumesa imyenda. Cecilia yarangije guteka, Rana akiri mu kumesa ya myenda ataranayirangiza, nuko ashima Imana atari ariko Mana buriya ni njye wari kuba nkiri muri iriya myenda nayirangiza nkaza no guteka koko, kwekira natari umwana mwiza. Nuko ahita ariko amwegera kugira ngo basi amufashe atangire amwanikire iyo yarangije kumesa, ariko Rana amubwira ko nta bufasha akeneye. Igihe cyaje kugera Rana arangiza kumesa ya myenda, nuko bajya ku meza batangira gufungura. Bicaye bari gufungura ariko bumvise hari ibintu bitangiye kunuka bisa nk'aho ari ibyashiriye, nuko bahamagara Cecilia ava mu cyumba cye bati ni ibiki bindi ugitetse ko twumva hari ibintu birimo gushirira? Nuko Cecilia arahakana ati njyewe nta bindi bintu natetse, ibintu byose nateguye byatunganye kandi nyine nabiteguye ku meza nta kindi kintu cyasigaye. Bati none si ibyo ni ibiki birimo gushirira? Batangira no kumva imyotsi itangiye no kuza mu nzu, nuko baravuga bati nyamara hari ibintu buriya wibagiye gukuraho, tugende tujye kureba. Mama James, Rana na Cecilia bose baragiye bajya mu gikoni ngo bajye kureba. James asigara aho ngaho mu ruriro wenyine. Abagiye mu gikoni kureba ibyabaye basanze hari ibindi bintu byari bikiri kuri gaze bisa nkaho nyine bari bagitetse, nuko babona n'amasafuriya yatangiye kwaka, bahita bazimya gaze vuba vuba, batangira gutonganya Cecilia bati nturebe ubujiji bwawe, kwibagirwa kwawe nkaho uri umukecuru, ese ubwo nta soni koko? Urabona iyi myotsi itangiye kuzamuka gutya mu kanya bitari no kuza gutuma inzu yose ishya? Wa mukobwa we rwose ntabwo umuntu azi ikintu yagukorera, usigaye ukabije ubujiji. Rana ayo magambo yose niwe wayamubwiraga, nuko Mama James aratangara ati ariko se ni ukubera iki Cecilia yatangira imyitwarire nk'iyi kandi nabonaga ari umukobwa uzi ubwenge kandi ushyira mu gaciro? Nuko Rana ati ubwenge ki? Nta bwenge rwose njyewe njya mubonana uyu mukobwa. Cecilia yakomeje kuvuga ko atari we, ariko banga kubyemera. Nuko abonye uko ari gukomeza kubihakana bari kurushaho kumutuka, ageze ahasaba imbabazi ko atabyumvise kare ngo aze gufunga. Nuko asaba imbabazi ko yanabyibagiwe, amakosa yose ayishyiraho, nubwo yari azi neza ko atari we wabikoze, ariko yagira ngo amahoro ahinde. Nuko Mama James ahita amubwira ati bibe ubwa mbere n'ubwa nyuma, rwose ntibizongere ukundi, ndakubabariye kuko aribwo nkubonye amakosa nk'aya ngaya. Nuko Cecilia ahita avuga ngo thank you so much. Amaze kuvuga gutyo bose baraseka batusigaye uzi nta kongereza se? Nuko bahita bamubwira ati ngaho igendere mu cyumba cyawe. Basigaye aho ngaho, Rana atari kuriya mukobwa mubona atari gatumwa, wabona ibyo ngibyo muri kuvuga ngo azi icyongereza mubiseka, wabona akizi rwose anakiturusha, yewe mbona iby'uriya mukobwa atari gusa. Nuko Mama James ati reka nawe witangira gutekereza ibyo, nuko ahubwo uriya mukobwa bisa nkaho mutigeze muhuza, wagira ngo sinzi ikintu mupfa, ariko uko bizagenda kose mugomba kwiyunga, sinkajye mbona muhora mushwana. Babaye aho n'ubundi Rana na Cecilia batajya bumvikana habe na gatoya.
byageraga naho Cecilia amusanga akamubaza ati ariko se njyewe nawe dupfa iki kugira ngo basi nkusabe imbabazi cyangwa se iryo kosa naba naragukoreye sinzongere kurisubira. Rana akamwihorera agahita amuhunga akigendera. Byabaye aho mu minsi yakurikiyeho mama James yari yazanye amafaranga menshi azi ko ari bujye kuri banki kugira ngo ayabitse, ariko amasaha aramufata. Arebye ku isaha arikanga ati mbega amasaha ukuntu yihuse, nari mfite gahunda yo kujya kubitsa amafaranga kuri banki none mundebera ahantu amasaha ageze. Nuko ahita abwira Rana ngo najye mu nzu amuhereza akayesharupe ke, amasaha yo gusenga arageze yigire kwisengera, ibyo kuri banki azaba bijyamo ku munsi w'ejo. Ibyo abivuga Cecilia nawe yari ahagaze aho ngaho arimo kubyumva. Mama James yagiye gusenga ariko nimugoroba atashye yinjiye mu cyumba cye amafaranga arayabura. Ati mwembi uko muri babiri muvuga hano amafaranga yanjye yagiye, kuko navuze ko mfite amafaranga hano mwese murimo kunyumva, kandi iki cyumba sinigeze ngikinga kuko nta muntu njya nikanga hano ko yanyiba. None rero nimuze namwe mwicara ahangaha mumbwire uko byagenze kugira ngo amafaranga yanjye abure. Rana yahise arakara atari ko se koko mama, ubu nanjye mugiye kunshyira mu gatebo kamwe na Cecilia, nanjye uratekereza ko nakwiba amafaranga? Mana we, ubu se koko ni uko nguko mfata? Ubu ni neza yose mwangiriye, ukuntu mwandeze nkiri umwana natinyuka nkakora iryo kosa nkakwiba amafaranga, urumva ko ari byo nakwitura? Mama James atumbabarire Rana, umbabarire rwose kubera ukuntu ariya mafaranga ari menshi, ubanza hari ndimo no kuvugishwa. Rwose ntago nagukeka mwana wanjye, rwose ubwo ngubwo bivuze ko ari Cecilia wayatwaye kuko wowe umbabarire ntago natekerezaga kugushyiramo. Ngaho Cecilia naza tubwira ahantu amafaranga yagiye. Rana ati ntiwumva ahubwo mama, rwose njyewe nari mbabaye kuba ushaka kunkeka, ntago njyewe nakwiba. Ese ubwo nakwiba nakuburanye iki? Nuko mama James atumbabarire mwana wanjye, ngaho Cecilia tangira utubwire ahantu washyize amafaranga, kandi ntubigire imikino, kuko nutabivuga ku neza uraza no gufungwa, kuko inzego z'umutekano ibi bintu ziri buze kuza kubikurikirana. Cecilia yatangiye gutakamba asaba imbabazi, avuga ko nta mafaranga yigeze afata. Mama James ati ni wowe nta wundi, nabivuze wumva, ubundi wari uhagaze hariya ukora iki kuba uzi kumviriza? Ndavuze ngo hita ugenda uzane amafaranga yanjye ahantu wayahishe. Cecilia ati njyewe nta mafaranga rwose nigeze mfata, ni ukuri ndarengana. James yageze iwabo mu rugo asanga byakomeye, atari ko se ubu hano mu rugo hazajya hahora induru, noneho habaye iki? Mama we ahita amubwira ukuntu yabuze amafaranga bagiye gutangira kubasaka. James ati mwivunika rwose mama, ibyo byihoreye wikirwa wirushya ngo urimo gusaka. Nuko mama James ati none se bigende bite kubona uno mukobwa akomeza guhakana avuga ko ntayo yafashe, urumva ari iki kindi nakora? Nuko James ati mama, erega hano nahinstaye kamera nyuma y'ibyabaye cyagiye mu gikoni, nkabona Cecilia mbere yabanje guhakana, ariko n'ubundi nkabona yemeye kugira ngo ahoshe intambara zari ziri hano. Rwose njyewe nashatse kwimenyera ukuri, niyo mpamvu nazanye kamera singira umuntu n'umwe mbwira. Humura rwose iby'ayo mafaranga tugiye kubimenya, kandi noneho ubwo birafata ibimenyetso bifatika biraba bihari, ntago ari buze guhakana. Nashatse ko ibintu bihora biba hano by'intambara zidashira byamenyekana byose bikava mu nzira. Cecilia yahise yishima ati sawa James, urakoze cyane rwose, njyewe ndagukunze kuba warahisemo kuzana kamera. Mama James yarebye Cecilia ukuntu avuze ngo akunze James, araseka ati ariko wa mukobwa uri umusazi, mu bintu bikomeye nk'ibi utangira kuzanamo n'imikino koko? Nubwo Cecilia yari yishimye, ariko Rana we yari yasuherewe, yari yabuze naho yarigitira, atangira gutaka mu nda. Mama James ati none se umeze ute? Mu nda hari kukurya cyane, biri grave, tujye kwa muganga. Rana n'ijwi risa nkaho ritangiye no kutabasha gusohoka
ati yego twihute ahubwo ndumva nenda nko gupfa, sinzi n'ukuntu turi bugereyo ahubwo ntago nzi ko ndaba nkiri muzima, sinzi ikintu kimfashe. Nuko atangira no gushaka kwihaga nk'umuntu ushaka kuruka nyine. Mama James noneho ubwoba buba bwinshi cyane, ati mana yanjye umwana wanjye abaye iki? Ariko si ibi bintu bije agahe gatoya bigahita bigenda byiyongera bigakomera gutya, ubu noneho ndamenya ibi ngibi ari ibiki? Ese ubu dukora iki? James mfasha tugire icyo dukora. Nuko ariko uko avuga gutyo akabona James ariyicariye yemye nta n'ikintu bimubwiye, nuko atangira kumubwira nabi, ati James utegereje iki? Kutajya gufata imodoka yawe ngo utangire uyatse nuko tugende, ntubona ko Rana agiye kuducika? James koko wari wiyicariye ubona nta kintu bimubwiye, ahubwo yumiwe, ahubwo arimo kurwana no kureba ko yabona iyo video, yahise abwira mama we ati mama, ariko mama ubu ngubu kuko Rana azakomeza kwiyoberekanya akomeza gushushanya kugeza ryari? Rana ahita avuga ati mama ntumwumve rwose, asigaye anyanga cyane, asigaye anzira, sinzi uwaduteranyije. Nuko James ahita abwira mama we ati ngaho mva nk'uko ukuntu avuze neza yemye atagaragaza ko hari n'ahantu ari kubabara n'ukuntu mu kanya bavuga ngo agiye gupfa, ubwo icyo si ikimenyetso cya mbere. Nuko mama James ahindukiye koko abaza Rana ati Rana none se uhise woroherwa wa mugani? Rana ahita yongera atangira kwikanda cyane ati hoya, ati na n'ubu meze nabi ahubwo tugende turimo turatinda. Nuko James ahita afata Rana aramubwira ati Rana hagarika iyo mikino, sinongere kubona wigiye ibyo bintu. Nuko ahita afata ya video ayereka mama we n'abana ba Rana bose nyine bari aho ngaho, arababwira ati ntihagire umuntu n'umwe ugenda, mwese muze hano. Nuko batangira kureba babona ukuntu Rana ari bo bamugiriye mu cyumba agakuramo ya mafaranga yose akayashyira mu gikapu cya Cecilia. Mama James yarumiwe kuko ntabwo yakekaga ko ibyo bintu Rana yatinyuka kubikora. Nuko atangira kumubaza ati mwana wanjye nkunda koko ni iki cyaguteye? Ko wahoze uri umukobwa mwiza, uri umwana mwiza, n'iki wamburanye kugira ngo ubatwe n'urwango n'ishyari koko? Nk'ubwo ibyo bintu wabitekereje uti? Ese naho ugeze? Ese ni uku nakureze nabi? Yatangiye kwibaza amagambo menshi y'agahinda, yibaza ukuntu Rana asigaye ari umukobwa mubi kuri urwo rwego. Rana ikimwaro cyaramwishe, nuko atangira gusaba imbabazi, avuga ko yabitewe no kubona basigaye bitaye kuri Cecilia cyane, ati nsigaye mbona njyewe nta mwanya mukima muri uru rugo, nta kintu nyivuga ngo mugishyigikire, iteka Cecilia niwe muba mwitayeho. Njyewe rero numvaga nimbikora wenda muri buze kumwirukana, hanyuma nyine nkongera nkasigara hano mukongera mukankunda nk'uko kera byahoze ataraza. Mama James yahise amubwira ati n'ubundi turagukunda, nta nubwo twigeze tukwanga, ahubwo ni umutima wawe usigaye wuzuyemo urwango n'ishyari utuma utabasha kubona ko tukwitayeho. Rwose turakwinginze hinduka uba umwana mwiza, rwose garukiraho kandi ntuzongere gutinyuka kuba hari ikosa wakora, kuko nanjye ushobora gutuma mfata imyanzuro ikakaye. Bahita bamutegeka gusaba imbabazi Cecilia, nuko arazimusaba, amubwira ko atazongera kumubera umwana mubi, bemeranya ko bagiye kuba abana beza, batazongera kugira ikintu na kimwe bapfa. Ibyo birangiye Cecilia yahise yigira mu cyumba cye, nuko mama James amusangayo, nuko atungurwa no kumusangana ibitabo byinshi cyane arimo kubisoma, iruhande rwe hari na dictionnaire. Yahise amwicara iruhande ati Cecilia burya uzi indimi? Ndabona bino bitabo byose biri mu ndimi zitandukanye. Cecilia ati nta rurimi nakubwira ngo nzi neza 100%, gusa nyine hari umukobwa nigeze gukorera ubu ngubu yigiriye hanze, agenda yansigiye bino bitabo byose ngo njye mbisoma, ampereza n'iyi dictionnaire ngo njye ndebamo ijambo rinkomereye mbashe kurisobanukirwa. Yabimpaye kubera ukuntu yabonaga nshishikajwe no kumenya indimi, gusa nyine yarakoze
bitangiye kuza kandi bituma ntagira irungu kuko mba ndimo kwisomera, ariko ubu ngubu nyine nanjye n'Akongereza nta kintu wambeshya na cyagiye wumvise ko nakavuze nko mu magambo 10 byibuze nk'atanu mba nyazi, kandi n'iryo ntazi nkabasha kurishakisha naryo nkazarimenya. Mama James yaramushimiye ati ntiwumva ma, uri umukobwa mwiza cyane rwose, nkunda ukuntu uba wifitiye kuraje mu bintu byose, rwose komerezaho kandi nanjye nzajya nkomeza ngufashe. Mama James yahise amubwira ati nari nzanywe hano no kugusaba imbabazi kubera nyine ukuntu mpora ngukeka, nagiye ndasenga ariko numva biranze kubera ukuntu maze iminsi ngukeka kandi ngukekera ubusa. Rwose ndakwinginze umbabarire, kandi guhera ubu utangire ujye umfata nk'umubyeyi wawe, nihagira n'ikindi kibazo uzajya ugira uzajya umbwira. Cecile aramushimira ati urakoze ko wemeye ko ugiye kumbera nk'umubyeyi. Nuko Mama James ahita anamubwira ati uzajya uza tunasangire ku meza amwe. Nuko Cecile biramutungura ati kuko se muranyemereye, urakoze cyane. Batangiye gusangira gutyo, ariko iyo basangiraga Cecile yabaga yitonze cyane, ariko nyine barangiza kurya bagatangira kubaganiriza akanabasetsa cyane. Gusa nawe byaramubabazaga, ahubwo agahita yigendera akigira kuryama kuko yumvaga ibyo biganiro bya Cecile bitamwinteresa habe na gatoya. Iyo yamaraga kugenda ariko Mama James nawe yabaga asigaranye akanya gatoya ko kugumaho, kuko muri ayo masaha habaga ari umwanya we wo gutangira amasengesho ya nimugoroba. Ibyo rero byatumye James na Cecile babona uburyo bwo kuganira, kuko iyo abo ngabo bose bagendaga we na Cecile basigaranaga bonyine, nuko bagatangira bakaganira. Babaga baganira bishimye, kandi James yanakundaga kuba ari kumwe na Cecile cyane kubera ukuntu yamusetsaga. Byatumaga kandi banaganira byinshi bitandukanye, nuko biza gutuma amumenyaho byinshi, ariko birushaho no gutuma arushaho kumwiyumvamo. James yatangiye kujya amutekereza cyane akanamukumbura cyane, mbese akumva amufitiye amarangamutima adasanzwe. Atangira kwibaza ati ariko si ubu sinaba ndi mu rukundo? Igihe cyaje kugera rwose abona ko amukunda bidasubirwaho, nuko aza no kubimubwira. Cecile akimara kumva James amubwiye ayo magambo ko amukunda, yanze kubyemera neza neza kuko yari azi ko ari ibintu bitashoboka. Nuko atangira gutekereza ko arimo kumubeshya, nuko amusaba ko babiha igihe ntibabihubukire. James arabyemera ati ntacyo, nzategereza igihe uzabonera ko ibyo mvuga bindimo ntarimo kukubeshya. Mu minsi yakurikiyeho James yatangiye kwakira email amubwira ko hari amafaranga yatsindiye ko yazana ibyangombwa bye, nuko bakayamuha. James atangira gutekereza ko ari abatekamutwe, yanga no kugira ikintu abasubiza. Yabaye nk'ubyihoreye, ariko nanone hashize akanya arongera yakira email imubwira ko hari video game yatsinze ko agomba kuzana ibyangombwa bye, nuko bakamuha $20,000 yatsindiye. James yatangiye kwibaza ati ariko se iyo game natsinze ni iyihe, ko kuva mashine yanjye yamenekamo amazi, ko ibyo bintu bya game ntakibijyamo? Iyo ku kazi niyo nsigaye nkoresha, sindazana iyindi, kandi ibyo bintu sinjya mbishyiramo ku kazi. Yaricaye neza aratekereza ati ariko si ibyo bintu bari kuvuga, ati ubwo ntabwo byari bifitanye isano na cya gihe nasanze Cecile arimo abyina celebratinga ko amaze gutsinda? Yahise amuhamagara aramubaza, nuko aramubwira ati ese cya gihe ngo usanga wishimye urimo kubyina byari bigenze bite, cya gihe wari ufite mashine yanjye nyigusangaho? Nuko Cecile ahita amubwira ati hari game nari maze gukina kandi bari bambwiye ko natsinze,
yego nyine n'ubwo icyongereza nacyumva ijana ku ijana ariko ntabwo nayoberwa amagambo nabashije gusomamo makeya bambwira ko natsinze banampa congratulation. Nuko James ahita amubwira ati rero buriya watsindiye amafaranga menshi cyane nuko utabizi. Cecilia ati gute se? James yanga kumubwira ati nzakubwira neza ejo bimaze gusobanuka neza. James bwarakeye nuko ajyana ibyangombwa bye byose nk'uko bari babimusabye kugira ngo babashe kumuha amafaranga. Nuko abona koko nibyo ntabwo abantu barabateka mutwe, abona yatsindiye amadolari 20,000. Yageze mu rugo nuko arababwira ati mwese muze mwumve iyi nkuru nziza itangaje. Ninde watekerezaga ko mu busazi bwa Cecilia nirwaga mutukira mashine yanjye Imana yashoboraga gukora igitangaza nuko agatsindira amafaranga? Nuko bose baratungurwa ati byagenze gute se? Nuko James ababwira ukuntu byagenze, bose barumirwa. Nuko mama James na Rana batangira kumubwira bati twizere ko utagiye gukora ubugoryi ukavuga yuko ayo mafaranga ari aya Cecilia kandi ari we wayatsindiye, kuko turumva ukuntu urimo kubivuga urimo kuganisha kuvuga yuko Cecilia ari we watsindiye amafaranga. Nuko James ati niko bimeze rwose, amafaranga naye kuko niwe wikiniye game. Nuko Cecilia ati James hoya ntago ari ayanjye kuko game nayisanze muri mashine yawe kandi wari watangiye no kuyikina. James ati hoya ntago ariko bimeze, buriya njye wiriya game nta nubwo najyaga nyikina, yari yaranananiye nayisizemo ndigendera kugira ngo nzagufatire ku mashini yanjye kuko nari mbizi neza ko nimara guhaguruka uri wituze ukayicaraho. Byari nk'umutego nari nguteze kugira ngo nze kuyigusangaho nuko nyigufatireho, nta kindi kintu nari mbikoreye, nta nubwo nari ngamije gukina. Urumva rero ko amafaranga ari ayawe yose, nta n'igiceri cy'atanu ngomba gukuraho. Mama James na Rana bakomeza kutabishyigikira batarika ibyo ngibyo ni ukurengera James, amafaranga ni ayawe. Nuko James arababaza atari ko se ko muri kuvuga gutyo, nk'iyo aba ari mwebwe nasanze ku mashini yanjye mugakina game mukayitsinda, ubwo ngubwo namwe mwari kuvuga gutyo, mwari kuvuga ko amafaranga ari ayanjye. Nuko bararebana babura icyo bavuga. Rana ati none se nyine ko atari twebwe wasanzeho kuki uri kubitubaza? Nuko James arababwira ati ngaho rero nimuceceke, amafaranga nayo wayatsindiye kandi uwatsinze ntago ari njyewe. Baramwihoreye kuko babonaga yamaramaje. Nuko koko babona amafaranga yose uko yakabaye, amadolari 20,000 ayahereje Cecilia. Agenda kumufunguriza account ayamushyiriraho. Nuko aravuga ati ntago nakurya amafaranga yawe, yakire ni wowe wayakoreye. Cecilia byaramurenze atari koko ko Imana ni igitangaza. Ubu koko ninde wari gutekereza ko muri buriya busazi bwanjye nakinaga ziriya game ngamije kwishimisha nta n'ikindi? Ninde wakekaga yuko Imana yakora ibitangaza nk'ibi nkakuramo amamiliyoni angana gutya? Ntabwo yabyumvaga, byari ibintu yumvaga ahari bisa nkaho arimo kubirota, ariko mu by'ukuri byari bya nyabyo, amarembo yari afungutse. Cecilia rero yahise abwira mama James ko agiye gusezera akazi agatangira nawe akajya kwikorera agafunda ubuzima. Mama James kumva ko agiye gusezera byaramubabaje cyane, ati ntabwo bishoboka, ubwo se amafaranga niyo agiye gutuma ugenda? Yabyangaga gutyo kubera ko yaravuga ati ese nzakura he undi mukozi ukora nk'ukuntu uyu mukobwa yakoraga? James ariko yaramubwiye ati mama rwose ugomba kumubohora akagenda, ibyo ngibyo byaba ari ukwikunda. Agize Imana abonye uburyo yakitangirira ubuzima, none se urumva koko yaguma ahangaha? None se ubundi azahaguma kugeza ryari? Mureke rwose mubohore agenda ajya kwishakishiriza. Cecilia yabasezeyeho gutyo. Mama James arababara cyane kubera ko yarabuze umukozi kandi akavuga ati sinzongera gupfa kubona umukobwa ukora nk'uyu nguyu. James nawe yarababaye kamusize atazongera kumubona iruhande rwe, ariko ashimishijwe byibuze nuko hari indi ntambwe agiye gutera mu buzima.
Rana we siwe warose akuye ikirenge aho ngaho, yari yishimye cyane kuko yaravugaga ati ubu ngubu nazamara akanya kanini atari kumwe na James hari igihe kizagera umwe akibagirwa undi. Nubwo yatekerezaga gutya ariko yaribeshyaga cyane kuko siko byagenze, ahubwo barushijeho kuvugana cyane ndetse bakajya banabonana bakaganira. James yari yaramufashije gukora umushinga mwiza ku buryo bwose Cecilia yagiye nuko akabona ibyo yagiye gukora biragenda neza cyane, abona none afite icyizere cy'ejo hazaza, abona mu minsi mike y'ubukene araba agusezeyeho. James igihe cyarageze aramubaza ati ariko se na n'ubu ntabwo uremera ko ngukunda, uracyabona nkubeshya? Rwose noneho nkeneye igisubizo. Cecilia noneho nawe yamubwiye ko amukunda kandi ko atakimushidikanyaho kuko hari byinshi yabonaga byagaragazaga ko James amukunda koko. Icya mbere cyo iyo abishaka ayo mafaranga yose ntabwo yari kwirirwa yamuha, nta nubwo yari kumubwira ko yayatsindiye, yari kugenda akayabikuza akicecekera ntagire ikintu avuga. Ariko siko byagenze, James yaramufashije cyane kandi akanakurikirana ko nibura bizinesi yagiye gutangira igenda neza, akagenda amuha inama z'ukuntu yabigenza kugira ngo byose bizabashe kugenda neza. Ni byinshi yatekerezaga akabona ko James amukunda cyane, ahubwo akibaza icyo yatanze kugira ngo akundwe n'umuntu nka James kuri urwo rwego. Cecilia kandi nawe yaramukundaga cyane kuko yabonaga nta kibazo cye, barakundanye cyane kandi bose bari baryohewe mu rukundo. Igihe cyaje kugera James arimo kuganira na Rana amubwira ko yenda kuzaza kubereka umukunzi we kandi ko ari bubibwire na mama we kugira ngo batangire kwitegura. Rana yahise ababara cyane ati James uzi abasore bose nanze kubera wowe, naragukundaga cyane, nari nzi ko nawe igihe kizagera ukambwira ko nkunda. James arikanga ati ntumbeshye se, none se warankundaga bya nyabyo by'abasheri nyine cyangwa wankundaga nka musaza wawe? Nuko Rana aramubwira ati njyewe nagukundaga urukundo rw'umuhungu nyine n'umukobwa bakundana kandi n'ubu ndacyagukunda ubyemeye twakundana. James ati reka reka rwose njyewe nta na rimwe nigeze ntekereza ko twakundana. Yego nyine nagufataga nka mushiki wanjye kandi nagombaga no kukwitaho nka mushiki wanjye, nta bindi byari birenze ibyo ngibyo, umbabarire Rana niba ariko wenda wowe wabitekerezaga. Mama wa James we kumenya ko James azaza kumwereka umukunzi we byaramushimishije cyane, atangira gukekeranya mu bakobwa bo mu miryango y'abakire b'inshuti zabo, abaza James ati wambwiye uwo ari we muri abo mvuze? Rwose ndakwinginze mbabarira umare amatsiko. James ati mama rwose amatsiko nakomeza kwice, tegereza nta n'umwe nkubwiye, nta nubwo nzi ko ari no muri abo ngabo, ariko nyine tegereza wihanganye, itariki nababwiye nigera wowe uzamubona. Mama James amaze kumva ibyo James yaramubwiye ati kunteye ubwoba, none ubwo umukazana uzanzanira nuwa hehe niba atari umwe muri abo bakobwa nkubwiye? Gusa nizere ko uzazana uwo ari we wese ari umukobwa usobanutse. Nuko James aramubwira ati mama wowe rwose jya ungirira icyizere, humura nanjye sinakwisondeka. Mama James arishima araseka ati ngufitiye icyizere muhungu wanjye. Barakomeje barategereza, sibo babonye itariki James yabahaye igeze. Mama we yahereye mu gitondo amubaza ati ageze hehe? James agaseka kubera ukuntu bari bashyushye. Igihe cyarageze fiancé we araza, nuko bagiye kubona babona na Cecilia araje. Rana na ka gasuzuguro ke ahita abaza James ati watumiye na Cecilia se ngo aze adufashe guteka twakire fiancé wawe? None se ubu ntiyakabaye yaje mu gitondo?
ntacyo ariko nubwo aje atinze ari budufashe gutegura ameza. Sisi ngwino tugende mu gikoni nkwereke ibyo uri bumfasha. Cecilia yababajwe n'ako gasuzuguro Rana yari abivuganye ariko arihangana ntiyabyerekana. James nawe kubyumva gutyo byaramubabaje, nuko ahita asaba Rana gutuza, aranamubwira ati kandi niba hari n'ibindi waba wari ugiye gukora bubihagaritse. Nuko James atangira kubabwira ukuntu Cecilia ari we mushyitsi w'imena bari bategereje, ababwira ko amukunda cyane kandi ko bitegura no kurushinga. Atangira kuvuga n'andi magambo menshi amutakagiza yerekana ko amukunda cyane, mukababwira ko ari we mukazana wabo. Mama James nubwo yumvaga atabyumva neza ariko yararetse Cecilia arabanza arataha, kuko mu gihe yari agihari nyine yamweretse ko yari yamwishimiye cyane, ariko amaze kugenda yafashe James amujyana ahiherereye, nuko atangira kumusomera amubwira atari ko buriya koko wabuze undi mukobwa, nubwo Cecilia ari umwana mwiza uzi gukora, ariko rwose ntabwo ari we wakabaye uhitamo mu bakazana numvaga nkeneye, ntabwo ari uriya nkeneye rwose. Rwose James mwana wanjye ni iki cyakubayeho? Ngaho mbwira. James yakomeje kumubwira ko guhitamo Cecilia atari ibintu yahubukiye, ko ari ibintu yakoze yabitekerejeho kandi yabyitondeye. Mama James ati hoya rwose urabizi uriya mukobwa ndamukunda, ariko ndakwinginze wihitamo uriya muntu. Ibaze abantu bazumva ko yari umukozi hano, ubwo bazavuga gute koko? Nubwo atangiye gusirimuka yabonye amafaranga, ariko simwemeye rwose. Njyewe mpereza nk'ukwezi kumwe gusa gushakira umukobwa mwiza uri smart, ufite ubwenge, wo mu muryango usobanutse, kandi umukobwa nyine nawe ufite akazi keza. Ndakwinginze ibyo ngibyo bimparire, njyewe ndabikugiramo. James ati mama ntuvunike rwose, kuko nagize umwanya uhagije wo guhitamo umukobwa numvaga nifuza kuzabana nawe. Rwose nta kintu na kimwe nahindura ku mwanzuro nafashe. Cecilia ndamukunda kandi nawe ndabizi neza ko ankunda. Ni umuntu mwiza ushyira mu gaciro, akunda gukora, akunda abantu, ni umwana mwiza, mbese nyine ni byinshi namukundiye. Mama we yabonye nta kundi byagenda, nuko aramureka. Nuko James aza kubana na Cecilia. Ibihuha byari byinshi, Dana yirwaga akwirakwiza ko Cecilia yaroze James, ariko bombi byose barabyumvaga, nuko bakabyirengagiza bikomereza kwikundanira. Nubwo byari bimeze uko nguko, Cecilia yakundaga Rana, ntabwo yajyaga amwishisha cyangwa se ngo nawe amwiture kumwanga nk'uko yabimukoreraga. Nta na rimwe yigeze arema urwango hagati ye na Rana yitwaje amagambo mabi yamubwiraga cyangwa se uko yamufataga nabi ubwo yakoraga mu rugo iwabo. Ibyo kandi biri mu bintu byatumaga James akomeza kumukunda cyane. Gusa igihe cyaje kugera, Rana abona ibyo yakoze byose ko arimo kuruhira ubusa, ko ahubwo arimo gukomeza kwibabariza umutima, nuko abasaba imbabazi. Na mama James aza kubona ko nta mukazana yari buzabone umeze nka Cecilia, nuko nawe abasaba imbabazi. Nuko arababwira ati nubwo narwanyije urukundo rwanyu, ariko ubu ngubu nsigaye mbona ko nibeshye. Nuko Cecilia ababwira ko we nta kibazo cye, ko atigeze anabarakarira habe na gatoya. Nuko umutima we mwiza utuma aba inshuti ya buri wese mu muryango wa James. Bose baramwikundiraga cyane kuko nta kibazo cye bajyaga babona habe na kimwe. Aha rero niho inkuru yacu irangiriye. Wakoze cyane kuba wabashije kubana natwe. Imana ibarinde, nawe ubutaha mu zindi nkuru nyinshi cyane nziza kandi
tuguteganyirije. Wari kumwe na Neema, ndabakunda cyane.